w'ibiganiro byacu, ndakwakiriye uje ubwa mbere ukaba usanzwe udukurikirana. Yesu aguha umugisha. Uyu munsi ndagarutse, twari tumaze igihe turi kumwe n'umukozi w'Imana yaduhesheje umugisha. Imana imuha umugisha, nanjye aho ndi numva mfitiye ubuntu kandi kongera kugaruka ndi jyenyine nk'uko mubibona. Hano nta kindi dukora, dusanga ijambo ry'Imana mu kumanyagura umugati, ari ryo jambo ry'Imana ariwe Kristo. Hari ubwo mba ndi kumwe n'abatumirwa, ariko uyu munsi ndi jyenyine. Ni ubuntu budasanzwe rero, nkumva ko Imana yagutumiye. Ibibera kuri YouTube ni byinshi, abavuga ubutumwa ni benshi, ariko niba Imana yakwemereye, Imana iguha umugisha ukumva urabyiyumvamo, urashaka kutwumviriza. Yesu aguha umugisha rero. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ijambo ryitwa gusenga neza. Gusenga neza tutareba ko umuntu ari umwanzi wacu, cyangwa se abantu, cyangwa se shiraho icyo ushaka, ariko gusenga wumva ko udafitanye ikibazo n'umuntu cyangwa se abantu. Amen. Gusenga neza, icya mbere ni ukusenga ukoresheje ijambo ry'Imana. Kristo niwe jambo. Yaravuze ngo ni jyewe nzira ukuri n'ubugingo, kandi niwe jambo umwumviye bigenda neza. Kandi ijambo ry'Imana rikongera katubwira ko Imana ari urukundo. Icyerekezo cyose, n'ubu utazi Bibiliya, utazi gukotinga amaverse uri gusenga cyangwa se uri kumwe n'abandi, menya ko imbere ya byose ubanza kwibuka ko Imana ari urukundo, kandi yagusabye gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Iyo tugiye imbere y'Imana tuba dushaka ibisubizo swati mu buzima tubamo, ariko kenshi usanga haba harimo abantu, ibintu, ahantu. Ibyo byose iyo udakoresheje urukundo usanga urimo kuvuma, urimo kwitotomba, ukibagira amasezerano y'Imana, ugasanga umaze ya minota, ya saha, bya bihe warabimaze uri umuntu ari kwigirira imbabazi, ari kubona ibintu bitagenda gusa. Dukwiriye gusenga twumva ko Imana yacishoboye byose. Turi buze gusenga turangije tumaze kwiga icyerekezo umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye cyo gusenga, aricyo gikubiyemo byose. Gusenga amasengesho y'uburyo bwose, nk'uko Pawulo yabivuze nanone mu Efeso, ngo dusenga amasengesho y'uburyo bwose. Tutirengagije ko no muri Yesaya abantu bavuga ngo kwirizanya kuri no gusenga no kwita ku mfubyi n'abapfakazi n'ibindi byose. Ariko jye noneho ndi kwibanda hariya igihe wagiye gusenga, rya joro wabyutse, ya minsi umaze, cyagiye uri kumara, aho niho waba urimo gusenga mu mubiri wirwanirira, ushaka revenge, ushaka ko Imana isubiza nk'uko ubishaka. Reka mwene data, habaho igihe cyo kwigishwa n'Imana, hakabaho ishuri ry'Imana, hakabaho no gutegereza, hakabaho no gusenga Imana igasubiza. Byose biva mu buntu bw'Imana yakugeneye, cyangwa se ikirimo gukora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Noneho tujye muri rusange. Amen. Hari amagambo Yesu yavuze aranyubaka cyane. Amen. Abwira umugore w'Umusamariya, aramubwira ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abansenga mu kuri no mu mwuka babikora, ngo muri bo Data ashaka. Muri Yohana 4:23, ngo bo nibo Data yifuza ko basenga. Kuko iyo udasengeye mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ugasenga ukurikije amahame yawe, icyo gihe uzasenga uswate, usange amasengesho yawe byabaye nk'urusaku, yabaye perte de temps, Imana ntiyakumvise. Muri Hosea 4:6 akavuga ngo ubwoko bwanjye burahonye kubera kugira gute? Kutamenya. Wihingemo kumenya ijambo ry'Imana, kumenya icyo Imana ivuga kuri yose y'ubuzima bwawe, bizaguhesha gusenga neza. Ingingo ya mbere, sengera mu ijambo ry'Imana, kuko nirwo rurimi Imana yumva. Kandi usenge mu rukundo, kuko Imana yacu ni urukundo. Usenge mu kuri usohoyemo, amen, no mu mwuka urimo. Kenshi abantu b'Imana bajya gusenga ugasanga hari ibyo bari guhisha Imana. Mu kuri usohoyemo, ukuri kwawe byifashemo bite? Yego nibyo wagiye muri groupe, yego nibyo wagiye mu masengesho y'itorero, ariko ukuri kwawe bihagaze gute? Aho Imana nishaka kubanza gutunganya, Imana nta bintu yagusabye ukareka kubikora. Yesu yaravuze ngo mbere yuko dutura, mbere yuko tugira ibyo dukorera Imana, tubanze kwanza gutunganya. Yesu ashimwe. Haleluya. Gusenga neza. Ndasenganye n'abantu benshi, nongeye kubivuga, ariko ugasanga nibo bantu abasinzi, ariko umuntu abasinzi, uko twese twahamagariye gusenga nk'abizeye, ugasanga niyo muntu afite gusharira, ayoborana abantu umujinya, ibintu byose kubera igihe kirekire wenda cyo gutegereza amasezerano ntigisobe. Ugasanga umuntu arimo arasenga amasengesho, Mana mwice, mukureho, muhirike. Ibyo byose bishingiye kuri wewe gusa, kugira ngo ugubwe neza, kugira ngo ugaragare ko ariwe ufite Imana. Kandi Imana ikunda bose, ikunda n'ababandi, ikunda n'ababandi ubona ko agiriye ubuntu badakwiriye. Niyo mpamvu ukwiriye gucekinga amasengesho yawe ameze gute.
ese ufite ikihe cyerekezo? Ese wibutse ko Imana imeze ishobora byose? Ese wibutse ko nawe gufitiye umugambi mwiza mbere y'uko usaba? Wibutse ko n'uriya afite igihe cye cyo gusohorezwa kuko amasezerano utarimo urasaba ngo akurweho. Yesu ashimwe. Yesu yavuze ngo dusenga nabi niyo mpamvu tudasubizwa. Amasengesho mabi abaho bene data. Ni ukuri amasengesho mabi abaho, kuko gusenga no kuganira n'Imana. Iyo umuntu agiye imbere y'Imana akaganira yerekeza ko ibintu by'undi muntu bipfa, amen, ariko simvuze ngo bipfe, yerekeza ko umuntu akurwa kugira ngo abone icyo kibanza agire gute, ibyo byose ni amasengesho mabi, kandi Satani yakoreramo ukaba uzi ngo wasenze kandi urimo uravuma. Ariko Imana ishimwe ko turi ubwoko butavumika iyo uri kumwe n'Imana neza. Niyo abantu bagusengera amasengesho mabi hari ubwo bidafata, ariko rata twiyigire twebwe abifuza gusenga neza. Nanjye ndabibabwira ibyo nasenze narasubizwa, hari ibyo nasubijwe vuba, hari n'ibyo nahawe ntarasenze. Ariko noneho turi kuvuga wa muco wa Gikristo dufite dusenga umeze gute? Ese si amasengesho yo kwitotomba? Ese si amasengesho yo kwibagira ubukuru bw'Imana? Ibyo byose biraza gukubira muri iri sengesho Yesu Kristo yahaye yigishije abigishwa biwe. Yagendanye n'abigishwa akora ibitangaza, ariko noneho baramubaza twigishe gusenga. Bamubajije ikibazo cyiza. Amen. Hari umuntu waba azi ngo azi gusenga kubera kuvuga amaverse menshi, kubera kumenya ariko kudahagaze kukuri kw'ijambo ry'Imana, guhishurirwa no kurota. Ushobora gusenga nabi kubera kutazi ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo hano turashaka kwiga dusenge mu ijambo ry'Imana. Menya icyo rivuga, menya ubukuru bwayo, menya imbabazi zayo. Amen. Bizaguhesha gusenga amasengesho ari efikasi, aguha kwihangana kugeza ubwo ibyawe bizasohorera, aguha imbaraga zo kunesha Satani, aguha imbaraga zo kumunesha, kuko ameze nk'intare ashaka uwaconshomera, arashaka kuconshomere ku munsi, arashaka muri iyo sezoni kukugora utinde ku bibazo kugira ngo ushime ubukuru bw'Imana, ariko yaraneshejwe. Amen. Ababigishwa rero babajije ikibazo cyiza, ari natwe dukwiriye gusengera muri sengesho riri mu madini yose ya Gikristo. Dukwiriye kwigira twavuga kuki Yesu yavuze ngo dusenge gutya. Nuko ngiye naje gusanga rikubiyemo byinshi, rikubiyemo ubuzima bwacu bwa buri munsi nk'abizeye Imana. Yarabasubije rero. Matayo 6:9 aravuga ngo nuko musenge mutamuti. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Iyo ugiye imbere y'Imana ugasenga bya bihe byawe mu kuri kwa busohoreye, kuko hari igihe abantu bagusaba gukora ibintu udashoboye, ariko mu gihe uvuga uti amasaha yanjye naya, icyumweru nkora ibi, gahunda yawe nk'umwana w'Imana. Iyo ugiye gusenga uterura ukuri kw'ijambo ry'Imana mu rukundo. Amen. Imana yacu n'urukundo, ururimi yumva n'ijambo ryayo, ukavuga uti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe. Sivuze ngo uzarisubiremo, ariko twige Imana yashatse kutubwira iki? Ngo data, Imana ni data, izi byose, izi ibyo ibwira kukubwirira, izi ibyiza gukorera muri iyo myaka iri imbere cyangwa se uyu munsi. Ni data wa twese uri mu ijuru, ni so. Iyo umuntu ari se w'umuntu amwitaho, amuha ibyo akeneye n'ibyo atasabye. Dusaba rero data, kuko hari n'igihe dusaba tutitayeho. Umwana yari gusaba se, ukaba uri umubyeyi waragira ubuntu bwo kubyara, hari igihe umwana gutuma ibintu ntiyite ku aho yakura cyangwa uburyo bikuvunye, ariko akubwira ndashaka ibi, ndashaka ibi. N'Imana rero tujya imbere yayo tuyibwira ibyo twifuza, kuko ari data, iratwumva, itugirira imbabazi. Umubyeyi agirira imbabazi umwana, aramutabara. Amen. ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, imbaraga zawe zize zikora. Ubwami bivuze ngo ubwami bw'Imana buze, ni ukuvuga ngo hari ubundi bwami buhari bwa Satani waba ushaka kutwica, kuko abo dukirana nabo usaba inyama n'amaraso. Mu Efeso 6:11 ngo twambare intwaro zose z'umwuka, ngo kuko abo dukirana nabo usaba inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Rero kura amaso yawe kuri uwo muntu ari kukurusha, kura amaso yawe kuri abo bantu, ahubwo wibuke kuri kurwana n'umwuka ubarimo. Dawidi yabonaga opportunité zo kwica Sawuli, ariko akibuka ko ari umwuka murimo, ntamwice, akamwihanganira. Kenshi rero twebwe abo turwana nabo suriya muntu, ahubwo ni impwemu ibarimo, ni imbaraga mbi zibarimo, ni umwuka mubi. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana iyo buje bwaporta ubutsinzi ku buzima bwawe.
ariko ibi byose bikora ku bantu babigendanamo neza n'Imana, batabivangavanga, kuko hari igihe dusenga isengesho ugasanga ntituri abantu Imana izi, kubera ko ntitwumvira ijambo ry'Imana. Gusenga kwawe rero kugira ngo kugire umumaro, nuko nanone ugomba kuba uri waratunganije n'Imana, ugerageza gukiranuka, ugerageza kuba warahisemo ubuzima bwo gukizwa. Ubuzima bw'Imana ni amahitamo bene data. Ibishukano ni byinshi, ubwami bushaka kutujyana n'ubwa Satani, ariko niba warahisemo Imana, senga ujye imbere uvuga uti ubwami bwawe buze, reka ubwami bwawe uzi, ibyo ushaka bibe nk'uko biri mu ijuru. Icyo wacapye, icyo wanyandikiye aba ari cyo kiba. Ni ukuvuga ngo ubwami bwawe, mu yandi magambo, ubuzima uri kubamo hano mu isi ni ifoto ye biri mu ijuru, ariko mu gihe wemeye kugendana n'Imana. Amen. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biri mu ijuru, uko wabingeneye. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yeremiya ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, si biba ahubwo ni byiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaza. Amen. Iyo ugiye gusenga utazi ko Imana igufitiye umugambi mwiza mu ijuru, utangira gusenga utunga urutoka abantu, uvuga ko aribo bakwiciye ibintu, ko badakwiriye kubaho, ugasenga uvuga amagambo mbese ukanashaka n'amaverse muri Bibiliya arahari mu isezerano rya kera. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo byose byasohorewe muri Kristo, kandi byaremwe nawe kubwe, kandi muri we. Irongera aravuga ati naje gusohoza amasezerano, ntabwo naje kugira ngo nyoroshe. Amen. Imana ntitwemera kwica abantu mu masengesho, ntitwemera ko tubakura ku aho Imana yabashize, kuko guhora n'uko Imana niyo igira gute, niyo ibikuraho ikigizayo, ngo niyo yimika abami, igakuraho ingoma, igakora ibyo ishaka. Amen. Ngo ubwami bwawe buzi, ngo ibyo ushaka bibe. Iyo tugiye imbere y'Imana dusenga, tugiye kubwira Imana, Mana, ubukuru bwawe cyambere ndakuramije, menye neza ko ukomeye, menye neza ko uhambaye, menye neza ko uri umwami, ubwami bwawe buzi, n'izina ryawe ryuba, ugashira Imana hejuru. Hanyuma none ibyo ushaka bimbeho nk'umwana wawe, nditeguye. Amen. Ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Hari imbaraga z'umunsi, hari icyigisho navuze cyo guhitamo umunsi. Iyo uhisemo uyu munsi, birashoboka uyu munsi sinzi amasengesho umaze igihe ukora atari meza, ariko uyu munsi Imana ishobora kukugenera ubuntu bugukwiriye. Hari ubuntu, uduhe ibiryo bidukwiye uyu munsi, nuvuga nka plateau iriho ibinkwiriye, ume kugenda n'abantu bankwiriye, ume gukorana, kuvuga, gukominika binkwiriye, ume gutekereza ibinkwiriye, undinde kujya en dehors de ta parole, kujya kuri icyo ushaka undinde kugikora. Umpe ubuntu bunkwiriye uyu munsi. Amen. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo chaque jour, Bibiliya iravuga ngo ntiwirate iby'ejo ko biza Imana. Uyu munsi Imana iguteguriye ameza ahwanye n'iby'uyu munsi. Amen. Iby'ejo ni ibyo guplaninga, ni ibyo gutegura, ariko wibuke ko Imana ifite imbaraga z'uyu munsi. Ibyo watekereje Imana ishobora kubisohoza uyu munsi. Ibyo wamaze imyaka 10 usengera, Imana ishobora kubisohoza uyu munsi. Ngo duhe ibiryo bidukwiriye uyu munsi. Imana mbega irapima, ngo umunzanire ibigeresho n'iby'Uwiteka, irapima ikavuga hano reka ngabanye, hano reka nongere, noneho Imana ikazana balance. Iyo rero wayisenze ikugenera ubuntu bw'uyu munsi. Ariko utazi ko Imana iguha ibiryo by'uyu munsi, utangira kujajinga, ukabona ko abantu ari bo banzi bawe. Uwo urwana nawe si umuntu, ahubwo urwana n'umwuka mubi wa Satani. Ibyo umaze kubimenya, umenya ko hari ibintu Imana itaguhaye, atari umuntu yakuboneye, atari umuntu yagiye mu mwanya wawe, atari umuntu yabyishe, ahubwo ni ubuntu Imana yakugeneye. Ibi ngibi bizakurinda gusenga witotomba, bizakurinda gusenga urega abantu. Satani niwe murezi w'abantu, ntibikwiriye kuba mu mwana w'Imana. Yesu ashimwe. Ngo uduhe none ibyo kurya by'uyu munsi. 12, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariwe abarimo imyenda yacu. Ikirenze Mana, niba nje gusenga nkoresheje ukuri kwanjye, umparire imyenda. Nukuri ngirira imbabazi, hari ubuntu wangeneye nagiye nkoresha, ungirira ubuntu kugira ngo nanjye bicemo neza. Mana, naragerageje gukiranuka, hari imbuto neze. Twemereye gusaba. Iyo urimo gusaba, papa nabivuze, uramubwira uti mparira, gerageza unkureho bino, mfite amadeni menshi. Bibiliya tugira ngo tugire umwenda w'urukundo. Iyo tuvuga umwenda tuba tuvuga abantu tutahariye ibyaha. Yego, hari igihe Imana igusaba kubabarira, ariko harimo no kugira ubuntu, gusaba Imana ikugirira ubuntu nk'uko nawe ujya ugirira abandi. Sinzi ko mbisobanuye neza. Amen. Ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe mbega ungerere mu kigero kingana n'ibyo nakoze. Usabwa rero gukora byiza, birasaba gukora byiza kugira ngo udasaba ibyo utakoze. Yesu ashimwe. Hari igihe kenshi kubwo gusaba nawe cyangwa se kuba ubuzima Imana itagushaka, ubushaka kubona plus, ubushaka bari wo gumura bona, kandi nta buntu wigeze ugira, ntiwigeze utanga, ntiwigeze ubiba.
gutanga biruta guhabwa. Biba rero umwanya wawe wo gukunda abantu, gutanga umwanya wawe gusaba Imana iguharire imyenda y'ibyo utashoboye gukora. Amen. Iguharire kutagira urukundo rwinshi, iguharire kutita ku bindi byose. Ibyo byose Imana iri capable yo kubikora. Amen. Twige gusenga mu kuri no mu mwuka. Aha haragaruka handi mu kuri no mu mwuka. Ukuri kwawe byifashe gute? Mbega aho nta myenda ufite utahariye? Imana irashaka kwiharira kugira ngo ubashe gusenga utareba ko abandi ari bo babyishe. Amen. Ngo ntuduhane mu bitwonsha, ahubwo udukize umubi. Mana ntunte muri ibi bigeragezo. Amen. Muri Petero wa 2 hari ahantu bavuga ngo Satani ameze nk'intare ishakisha umuntu iconjomera imira. Imana ntigute muri ibyo bigeragezo. Ugenda usenga wibuka ko Imana muri kumwe. Ngo niwaca mu mazi ntabwo azakurengera, niwaca mu muriro ntabwo uzasha. Ariko icyo gihe ngo Imana ngo ntigute, Imana ntizaguta. Abo ukwiriye kubimenya ukiyibutsa, Mana ntunte mu biri kungerageza ndabibona ariko ntusige, ubane nanjye, ndakwemereye mfata ukuboko nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Ariko byose birasaba kumenya ko Imana muri kumwe, kwa kuri ijambo ry'Imana. Amen. No mu mwuka usohoyemo, ushobora kuba uri mu mwuka wawe ukuri uri mu kigerageza abantu batumva, ariko igihe wasenzwe avuga uti Imana ntunte muri ibi biri kungerageza, ntunte muri ibi biri kunanira, ntunte muri ibi ntari gutahura ni situation irengeye ubwenge bwanje. Nanjye ubwanjye nifite imbabazi ndetse n'abandi bari kubibona ko nkwiriye kuzigirirwa, ariko ntunte Mana. Nta kisa nko kubana n'Imana mu bigeragezo, ko kugira ngo mbe mu bisubizo ntari kumwe n'Imana, no fuma mu bigeragezo ndi kumwe n'Imana. Ibyo ngibyo bizaguhesha gusenga neza, utabona kuri victim, utabona yuko Imana yakwibagiwe. Amen. Igufitiye umugambi, ntizaguta muri ibyo bintu bikugerageza, ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Ukamenya ko Imana ifite ubwami, ubushobozi n'icyubahiro kandi ari ibyayo, kandi nawe uri umwana wayo. Icyo gihe izagusubiza, uzaba urimo usenga neza amasengesho ari mu kuri no mu mwuka, mu rukundo rw'Imana. Dusenge mu rukundo. Ntabwo ukwiriye gusenga wica abantu ubarandura. Abo turwana nabo ni imyuka mibi. Senga umwuka ucyahwe, senga Imana ikwambika imbaraga. Njye namenye ko hari ibigeragezo umuntu abamwo, niyo wakwiriza y'itatu, nk'abandi bavuga ngo mwirija y'itatu, ariko ukumva ayo y'itatu akubwiye nayo inzigo, nayo kujya gusenga apfe cyangwa se akubwira amasengesho mababaho. Niba Yesu yaravuze ngo dusenga nabi, nuko hari abantu basenga nabi, amatwi yayo yumva byinshi. Amen. Ariko natwe turebe, turi kuvuga ijambo ry'Imana iyo turi gusenga, ese turi kuvuga ibyanditse, turi kwibuka amasezerano y'Imana. Ariko reka nkubwire, ibyo byose nubimenya uziga gusenga, utegereze igihe cy'Imana, kandi Imana ubushobozi bwayo burahari kugira ngo busohoze ibyo yakuvuzeho ku giti cyawe, cyangwa se muri icyo kirere ukoreramo, cyangwa se muri iyo groupe y'abantu mubamo, umuryango wawe se, Imana izabishoboza. Kuko abo muri gukirana nabo sawa banyantege ntibari kukurusha, bashobora kuba n'ibikoresho by'Imana. Ibigeragezo bishobora kuba ibikoresho by'Imana kugira ngo bigutyaze. We kwirwanira, ntiturwane intambara z'umubiri, ahubwo turwane intambara z'umwuka, kuko Yesu Kristo yaranesheje. Kandi abo turwana nabo usaba inyama n'amaraso, ahubwo n'umwuka mubi ushobora gukorera mu bantu, ugakorera mu muntu. Ibyo byose iyo umaze kubimenya usenga neza. Ntabwo usenga ucyaha umuntu, umwirukana, ucakira, urandura, ukuraho intebe ye ngo Mana ndayihiritse. Oya, ibyo ntibikwiye kuba mu bana b'Imana. Imana yacu n'urukundo. Ndizera ko tugiye guhindura amasengesho yacu, tugiye gusenga neza, dusabira umugisha abantu, dusabira umugisha abanzi bacu, ngo kuko Imana uyunze nayo igwa kwinga n'abanzi bawe. Ni question y'igihe, nigiye gusa kizabikwereka, hanyuma nawe ugende wishimye, ugende mu butsinzi bw'Imana. Yesu Kristo yarabinesheje, byose byasohoreye muri we. Gushakisha amaverse ngo Dawidi yarabishe, nukuri ko Imana abantu ijambo ry'Imana kuri sopanya bituma basenga. Na Imana idufashe rero, reka dusenge. Ukomeze usenge wenyine muri ya quality time yawe n'Imana, ariko aha tugiye kurangiza dushima Imana ko yadushoboje kumanyagurira umugati dufatanije. Amen. Uwiteka Imana urakoze, ndasenze kugira ngo uyobore ubwoko bwawe. Imana uturinde kugira amasengesho mabi, turagusaba tuzi imbere yawe dufite byinshi, ariko dufite umugambi mwiza. Mana ukuri ku ijambo ryawe ni urukundo, ni ukugukunda, kukubaha no gukunda mugenzi wacu ngo twikunda. Mana ndasabye imbaraga zidushoboza, uduhe gusenga neza kugira ngo bigire umumaro muri societe zacu, mu rugo rwacu, aho waduteretse, aho watwizeye, ukadutereka nk'amatabaza yawe. Reka uyu munsi uhanagura amasengesho mabi twakoze ubwacu twivuma,
tubaha ijambo ryawe Mana, yawe twakoze dusengera abantu uburyo bwo ijambo rike. Ijambo ryawe riravuga ngo ubwoko bwanjye burahunye kubera kutamenya, utubabare kutamenya Mana. Kuva uyu munsi bihinduke, dusengere mu cyerekezo cy'ijambo ryawe. Wowe uri data, udufitiye umugambi mwiza, watugeneye ubuntu budukwiriye. Ushimwe kuko aho turwana nabo usaba inyama n'amaraso, ahubwo n'uburiganya bwa Satani. Uyu munsi twibutse ko wazanye ubutsinzi mu buzima bwacu Mana. Twemeye kujya iburyo bwawe utuneshereze, dushozwa byose nawe Kristo uduha imbaraga. Rasengeye umuntu ari kunyura mu kigeragezo uyu munsi, ariko unanizwa akavuga ngo ni umuntu n'abantu Mana, umwereke ko ari wowe ukwiriye kuburira amaso, umutabare. Amen. Ana yarasenze uramusubiza Mana, nawe warasenze bikunaniye. Yesu urasenga, amamarayika araza kuzuza imbaraga. Ntabwo wasenze ngo ibihe byawe bihinduke, ahubwo wasenze kugira ngo igikombe kikurengane. Mana, turasenze abantu bawe barengana ibikombe babinywere nk'uko bishaka. Uduhe kunesha ibigeragezo, ngo nta kigeragezo na kimwe kitari cyo kwihanganira, ngo niyo bitunaniye uducira kanzo, ucira kanzo abana bawe. Amasengesho twuzuzwa imbaraga kubwo kwibanda ukuri kw'ijambo ryawe n'umwuka wawe Mana. Imbaraga zawe zibikore. Mwuka wawe ndakwizeye nk'umufasha mwiza. Hari ikintu ugiye gukora mu buzima bwacu, hari ikintu ugiye guhindura. Amasengesho yacu yumvikane, ikirere gifunguke. Yesu Kristo ngo warasenze ijuru rirakinguka. Uyu munsi uturinde gusenga ikirere kidasatuye, icyo mugasatura ijuru, cyo mukagira ibyo uturitse, cyo mugakomeza abana babakiri mu ishuri ryawe. Mana, urakoze kubikoze. Izina ryawe ryubahe ubu n'iteka ryose. Tubisenze twizeye dufatanije mu mwuka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana iguhe umugisha nawe ubutaha. Turabakunda.